gusa kazi kose n'akazi barabajura bose numva ko bacika ego uriya mukobwa ushobora kumureka we ni njyewe umukeneye ntabwo wagukunda ariko ushingira ku ki uri ikinyendaro we reba hano mu maso yawe ntacyo uri cyo mucikeho cyangwa bitari ibyo ubuzima bwawe uzabugure uri ikinyendaro ntabwo yagukunda kuko na nyoko yarakunda profe na mugenzi wawe mukemure ikibazo cy'uyu muntu sivile ko sha ntabwo ngomba kureka umugore wa boss sha mwese muri ibinyenda uriya mukobwa ntabwo yakunda soje ahubwo mumugire inama akoresha imitombo ujye kundocarinda nta kintu byabamara mumugire inama akoresha ikintu ntabwo kijya cyumva ubundi uriya mukobwa ndashaka akabo wanjye kinegeka umutari rimwe uriya mukobwa ndamukunda papa ese buri mwagihere kuva cyagiye nkiranga uzi agaciro k'urukundo harya mwe undi ikinyendaro rero iki mba nkubwire nyine ntega amatwi asama itabi ryanjye rita hasi nakwereka ugomba kumucikaho nk'uko wacitse ku mabere yanjye agiye no kundwa warabyibagiwe ufite imbaraga zingana akunywana ntabwo ngushaka ziri kumushenzi gira turi twite yaba nani nani boss ukunda ubuzima bwawe inge ni biki mwe mwakoze urupfu rukuri hano wenyine hano wenyine shanira ndi gutekereza biriya bintu urimo usubira wazabivamo shanira biriya bintu by'uburyo bwiza
ndabizi ko ubifata nushaka ubivemo rwose biriya bintu ntabwo ari byiza. nzabivurira gake gake. Huye sheri rega kubivamo birashoboka. Nta kigoranye kirimo. Basi nzabikora. Umukuru uzabikora. Nzabikora nyine. Biriya bintu byakangiza ahazaza hawe ukamira nabi nyine bikaguza amasaziro mabi kandi kubivamo birashoboka. Kubera ibyo bankoreye ndiga ndakumva. Umukuru nizere ko umva bigiye ntazongera kubyumva. Gake gake rwose nzabikora. Ariko ntabwo ari gake gake rega byose birashoboka sheri kandi niwe ugomba kubikora. Rega na Roma yubatse umunsi umwe ndagomba rero gahoro. Nakora kanegereze n'ibito. Ese wowe rega nanjye ndabibona. Urabibona ko ari ikibazo se? Ibyo bitekerezaho? Urabona ko bikubangamira. Sheri nizere ko iki kiganiro cya nyuma cy'ubuzima tugeramo. Kandi ariko nazo turabona nabyo kuko ndabona gahunda nta gahunda yose. Yes, afande. Umeze bite? Isaba. Ko watinze? Nakererewe gatoya cyane ariko ndakeka nakererewe cyane afande. Uyu muntu wese amanza saa 10. Akazi kaba kabaye kenshi. Erega mba ndi gukurikirana amakuru ya hahandi. Oya. Niyo umuntu akubwiye saa 8 saa 8. Yewe wahinze iki? Yes. Siko bimeze? Yes. Gahunda ihari rero. Yes. Uzi yariyo? Ntabwo nzi yari afande. Ugomba kujya kuneka uriya mugabo Scott. Yes. Numva ko akekwaho gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza abakobwa, akaba atunze n'imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo bintu byose ugomba kubineka. Yes. Zireze ko ushoboye akazi. Yes. Ukampa amakuru ahagije. Zabikora. Urimo urabyumva? Yes. Ugomba kubyubahiriza byihuse nkamenya amakuru y'ukuri y'impamo. Zabikora nk'akazi jewe. Munzi se munyizeye. Shawarira ko kazi genda ukankorera vuba kandi. Sawa afande. Sawa. Cyane bosi wanyu arimo? uramushakira iki? Ndamushaka gusa arimo? Yes. Amanze mbaze. Bosi, hanze aragushaka. Uramuzi? Ntabwo muzi. Ndamubwira zawe. Winjira n'ubonye sinabwo duhurira nize nkutumira mu rugo bambwira bya business uri kwivangamo polisi boss. siko ngudi dimango undi yabaye bigeze bagufata Yarabaye ejo bundi ari badufasha habuze gato. bwa bukobwa nabo kubwiye ngo mutware ntabwo mwabujyana
sinabaza ibindi nimba ari uko byagenda habaye iki ubundi niyo mpamvu na bagenzi bawe nta raporo rimwe nyibona ahangaha uzi umujinya mfite ahangaha agasuzuguro boss ni I'm your boss njye ubishyura uranyumva oya business nyine ni njye ubishyura tega amatwi ni njye ubishyura wabikora ntiwabikora cyakorwa boss cyakorwa tuza rero sinshaka ayo makosa na n'ubu ngubu sinyakeneye kamuhamagara undi wabafasha wambwiye ko ari polisi hari amazina ya buri mufite akandi kazi uza kuzana umubwire sawa iminota ingahe 15 sawa karabanani bimaze kugerwa gute akazi kabanani ariko boss mu bakozi bashobora kuba arimo umugambanyi ushobora kubuza ubwenge ninde sinamumenya wowe ugomba kureba ahubwo ukamenya abo mukora ntajya mu kazi abazi abantu bane ninde ukeka polisi uzi amafaranga tubona hariya ndeba ariko tuvuga n'undeba amaso ndakureba boss uzi amafaranga umuntu abashoye hariya ngo polisi yakunanije polisi ako ishobora kuba arimo umugambanyi ariko ndakeka wivunika akazi kiyongera kuko ugiye gukora menyera amakuru yabo mu bantu nitaye kuri iyi nzobe yawe wezi ko nayihindura umwanda amasaha yose nashaka ndabizi boss sawa ujye ubikora mu ibanga ubimbwira ariko ndabikora hari umuntu ugiye guhamagara mu kanya wivuga amagambo menshi ikibazo cyanyu muravugavuga sawa ugambanyi ndamenya boss hari ugiye guhamagara mu kanya agahita nkorera akazi araza kugufasha ariko nta raporo Yes baby umeze ute uramutse umenye neza ko wa muntu wakundaga ni wa muntu wakwihebeye atakiriho hari ikibazo ugize oya uramutse umenye ko atagihari byibuze ushobora kuba wampa umwanya ukanyitaho ntacyo mfite narenzaho ariko uzafata umwanya ubitekerezo nawe mwarangije akazi cyangwa mwakinaga ko nanjye nahigera ari njye wabavanye hariya
twagakoze bose twagashoje. ndashaka kumenya amakuru y'akariya gakobwa. ibyo kavuze mwabyumvaga mwari muhagaze aho. wowe uzakora iki? Akazi kose wanyereka nagakora bose. umakanya toka. Hey big man, uri hehe? Ndagushaka mu rugo none ahangaha amaza. Ntumbwire ngo uri hehe, ndagushaka ahangaha. Minota ingahe? Oui. Oui, karibu. Hey baby. How are you? Fine. Welcome. Have a seat. Makuru. Ko watinze? Igusha natinda mutyaje mu muhanda ya Danje. Bagukereye. Byatari. Cyane byiza kuje gusa. Muri kusoro. Meze neza. Ndaho ndashima Imana. Sasa Jodisi. Ndagira ngo ngushimire. Bahinde ubuzima bwanjye. Wowe ahantu habi. Wanyujije ibiyobyabwenge. Waramfashije na mushiki wanjye. Bakunda. Nanjye nzaba ngushimira. Thank you, Sheri. Byari bigoye ariko wabaye intwari. Ntabwo biba byoroshye ariko nagombaga kubifasha. Bose. Urabona umujinya mfite? bose ndi kubona kabisa ibintu byahindutse. icyo gikora. Ikizi bose kakantu kwa Yo kira ndabizi ko umwicanyi yakora. Okay. No. Check it. Yo. I got it. I want to just go smash those motherfuckers. Yeah. Ku giciro icyo ari cyo cyose. Amafaranga iteka mara mwishyuza wese. Yes. bose ariko nk'umunsi ndi kubona ibintu byahindutse. Njye ntabwo nishimye. Mbi mbwakazi yansuzuguye nakuye umwanda mu nzira. Kugera. No, ka. Bose. Umurira ikibazo. ukabona akangaka minota 30 gusa ndaba nguhaye igisubizo. Nta kosa ukoze. Cya bicucu by'iwacu hano. Murase cyangwa umukorera iki? Byaba byiza umubabaje. Ntabwo uri Imana ibyo ukora urabizi. Yego bose. Get out. Nyuma y'iminota 30 ndaba muhamagaye.
niyo mpamvu mbikubahisha ubu uzaba zijyana ihagare now you know where you can get your cash nta mpamvu yo kurasinga isasu ryawe ripfuye ubusa ngo waranyanze kanzagutume haba ukeneye Hey. Meze neza makuru yawe sawa nakuzanira champagne champagne nshaka wowe wenyine gusa wanze ibyo nakuze imvane ngari ukubyanga ariko ndikumva ntabwo nshaka izo byo wandishaka wowe ubaye mfite biri uri agaciro kambwira nanshakira washobora kambwira icyo ushaka dani icyo ushaka kukubwira nyine ashaka kuvuga abahungu akazi karabananiye ariko njyewe umukobwa njyewe ntagashoboye siya kandi mbona wavamo umukozi mwiza cyane bari firinga ariko si n'ikibazo hano ugishaka ngo kibure akazi kose ukakazi uzagenda ubimbare nta kibazo ukeneye iki kiri inyuma yawe ni kashi kuri konti yawe cyangwa kuri mobile money kuri konti asumba yafuza nk'angana ntabwo ari menshi mbere 500 ibirenze kurimba ngo baza akandi kabazo k'amatsiko ese ubundi urankunda cyangwa urashaka akazi gusa ntabwo nshaka akazi konyine ndagukunda oya nibikunda nzagukubira kane yego ku giciro washobora ese ubundi ndakubwiye ko njye ndimo ntanga akazi hari umukozi wawe umwe mu gukoresha twabajije kuvugana turaganira nyine niyo imaze iminsi amubwira yuko nyine ibintu yakoze amakuru nyine niyo mpamvu naje ariko gukora niba ugomba kubivuga uzabikora so rero akazi ni akazi kandi ubikora neza bizakunda merci wanze champagne yanjye ndi kumva nta kintu ushaka pe merci ariko wambonye akubonye yamusohoka champagne na mweza sabaye abahungu banjye bamaze kunanirwa kubera ariko uziye mu gihe bwana wow ibi ntabwo nanabiherukaga muri ino minsi kabisa urabona akazi kose urakazi kose uzamfatira nawe abatipe banyuze bazakwiba banyuze abamfatira abatipe bakwiba si ubwo ko hari ikibazo habonetse igisubizo ufite ikihe kibazo urabona ushaka guhomba
ntabwo mbishaka nyine ntabwo uzamuka. abakozi banyine bakubwiye akazi kagakora nyine wambwiye yuko you just kiss me wambwiye ko nyine hakenewe umukobwa w'umukozi nyine leta mfata umwanzuro wo kuza kwaka akazi nyine. maze igihe rero usanga urisanga ariko mu kazi ntukajenjeke sibyo nimba unabishoboye uzanyimuka uzibereye jya ukora akazi wisanzuye Zaze tubane cyangwa nzaze ndi hano. ino nzu ni nini cyane ukuyibona gutya waba ushaka zaza reka njye ngutembereza uyirebe watinze baby where are you sasa nungutse ariko noneho byose ndabona ari bishyashya imbere yanjye ibintu bisanzwe. nta kibazo Umva ari icyo nashoboye. wow wikomeza kuvunika Nzi. akazi kose ni akazi bariya abajura bose numva kubacika bose Ego. big dog muzaniye isosi reka wangaye izo mboga mwana muzaniye isosi noneho uno munsi reka urumosora ikintu tuvanye he uyu nguyu kacindure hasi icya kigambo kimwe kishe yatirwa cyumaze iminsi warabuze ni iki ngiki ni igipolisi mani ni igikopo afande mu byubahiro byawe cyo cyakugambaniraga mu kazi kose minota yicara tonda minota twangirije akazi kuva kera ariko nkabireba mu maso yako murebe tunakwizezaga ibitangaza se reba udukote nta gace nkibazaga hano ibintu uri gupima mpano z'ubwenge ariko akazi kawe ndakazi musaza ibyo ushaka uza ahantu biherereye y'abantu bose ariko tubonye andi mahirwe kabisa waba igikoresho cyangwa ntabwo waba cyo bose ndikumva rero nanakigendera ukora akazi kanjye buno mu kugucungira mba ndi hanze gusa nta kibazo mfite yanjye ajya kureba boro ahantu ziri nanjye gusa ningukenera nzaguhamagara kandi urakoze aka kantu kitondere kugira ngo nkame kinge neza fresh reka mwese ndijura ahangaha umukoresha icyo ushaka kabisa ukuntu kamvunye kugira ngo nkame kinge nibaza ahantu ibintu biri gupfira byanshaka we
bose kambe ncitse ubwo rero tugende nta kibazo mfite yanjye gute wivanga muri bizinesi yawe ngiye kuguha akazi reba ukunda ubuzima bwawe ni gute wivanze muri bizinesi yawe reba ni bande bakuntumyeho abo bose uri umupolisi umupolisi sinshaka kujya muri byinshi wambona wanabishatse n'iki nagikuraho kuko nta kintu kimwe uvuze Rami yes nigamara muri umwanda n'ubundi wabayeho ushaka kugira umukozi we ntabwo nakwica kuko uri ifi ntoya ushaka ifi nini yes boss ninde mukoresha wawe wakuntumyeho kunkurikirana muri business nanjye mfite abankuriye ushaka amazina yabo zabakubwira njye mu kazi reka ngo hanagure ariko ubutaha nzagushahura uzabaze na mugenzi wawe sora nkeneye amakuru yawe wabonye aho cyane umugeni we muzana umwe ako niba uvuze ngo muze mujye mwihuta muramubonye nabambuye akazi ngaha abandi barimo baragakora neza ese ubundi mwimubaze iki hano soni n'imbundo leta hasi muracyari abakozi banjye sibyo uyu mugabo uvuye aha ngaha mwamubonye kariya gakobwa nubwo murakazi ndagashaka ari kazima nta n'uwakariye urwara uzagakoraho uyu musatsi nzawupfura ndamushaka ari ameze ate ari muzima rwose ibyo yavugiye kuri telefone mwarabyumvisha ugaragara nk'umunyembaraga ariko nawe ushobora kuba waba igikoresho kizima amafaranga ntacyo adakora uyu yari umupolisi uyu munsi reba subira mu mwanya wawe ukora akazi kawe nk'uko gakwiye mpaka wumva ko kageze muri ubu subira mu kazi toka
oya ntabwo bibaho ko nababura we sheri ninde wakugize kuno sheri Jori mwabaye iki mumbwire mubyuke munsobanurire reka mpamagare ambilanse izi kujyana bakomeretse cyane mwana wawe koko